mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Lina bari bamaze kumuta hanze ndetse nta n'icyo kwifubika yari afite. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Lina. Lina biramucanga agatangira kwibaza ibintu byinshi, ari nako yireba. Arahaguruka akireba akavuga ati nibyo koko ubwiza bw'umukobwa ntabwo bwamubuza kuruha, kandi nshakira mu ruhu koko ndibaza amoko. Ubuzima bukomeje kuncanga, ibintu bikomeje kudogera, ibintu bikomeje kwanga. What can I do? Mana njya numva ngo ukora imirimo n'ibitangaza, ariko nubwo ntazi gusenga kuri iyi shuro nyereka ukuboko kwawe. Nibyo nakoze icyaha, ndi umunyabyaha, ntabwo nakabaye ndi hano, nakabaye ndi ku ishuri ndi no kwitegura gusoza igihembwe nk'abandi bose, ariko none dore ndi hano. Ese Mana, ari yaba ari ikigeragezo kuri njye? Njya numva ngo hari igihe umuntu yicira inzira akabaho ubuzima bwe bwose ababaye. Mana koko byongeye kwisubiramo, data akimenya ko ntwite nabaye icyo ntazi, mbi igicibwa, mbi ntabwa, narakubiswe, narabwiriwe, Mana naraburaye, narajwe hanze, none ndongeye ndaye hanze koko. Mana gute ari ankora ibi bintu? Gute ibi bintu koko yabinkora? Ese koko nzira iki? Akiri muri ibyo, ikirere kirakuba, imbeho ikaba yose, imvura itangira kugwa, yose ikamunyagira. Lina mu marira menshi n'agahinda ashaka icyo gukora akakibura, akomangira Al, ariko Al akamwihorera. Umutima atangira kwibaza atase Mana, nari narakunze urukundo rudashoboka. Mana ndi kwibaza, nabura ari yigeze ankunda, ntabwo ryari irari, ariko nanjye ndi kubaza ibintu naba ndi kumva nzi neza. Ubundi gute Ari yaba yarigeze kunkunda, akankunda bya nyabyo, agatinyuka kuzana undi muntu mu buriri bwanjye, noneho mbireba n'amaso yanjye. Koko none se umvuge ko ari kubikoreshwa n'inzoga yasinze? None se basi ari kunyishyura kuko kari namubabaje? Yaba ari kumana, nabura basi niba ari igihano reka nyemere. Ariko se no kundaza hanze byarimo? Mana koko
na data yandaje hanze, ariko n'ubundi nta kibazo. Rwose niba data umbyara yarandaje hanze ari tudafitanye isano y'amaraso, niwe wangirira impuhwe kuko ese Mana nkora icyaha cyo kwiyahura? Ikibazo ndaba nishe kandi nishe kuko ndatwite, umuziranenge ntwite kuko Mana azavukira muri aya mahane. Ese ubu ko njye nishimye, umwana wanjye wazaba haseka? Natangiriye mu maribura n'agahinda, n'uyu munsi ndacyarira. Mana kuki nanda rimwe urarambura ukuboko ngo nkubone koko? Ese ni njye munyabyaha wa mbere kuri iyi si? Ese ni njye wa mbere waba utwaye inda? Nangwa se wa nyuma? Ni njye wa mbere waba ukoze icyaha cy'ubusambanyi koko Mana? Mana basi wanyorohereje, niba ni ibihano ndi guhura nabyo basi kuri iyi nshuro mbabarira. Papa, nibyo narakosheje wa Mana we, nibyo nakoze ibyango n'amaso yawe, ariko se n'ubu urambabarira? N'ubu uracyampana koko? Ese ubundi gute Mana nisanze hano hantu? Mira yajyaga ambwira ko aratankunda, nkanga kubyizera, ariko ibi bimenyetso biranyereka ko atigeze ankunda. Kenshi yambwiraga ko abasitari nta rukundo bagira, kuko ndi kubibona. Barandeba bakabona ntakiri wa mukobwa mwiza yakunze, arabona nsa nabi. Ese ubu nibwo buzima bwabo? Mana kuki wemeye koko ko nyoba nkayobera kuri Ali? Nibyo koko umutima uraguhemukira ugakunda umuntu utakagombye gukunda? Ali we, nzahora nkwibuka nk'ikosa rikomeye mu buzima bwanjye. Gusa Mana, reka nongere ngusabe uzambabarira umwana muzima, kuko ubu buribwe ndi kunyuramo ndamutse nduhiye ubusa, Uwiteka sinazigera nibabarira. Umenya hari nasara Mana, ngomba kubaho nkaberaho umwana wanjye kandi nkazamurwanirira ishyaka, nkazamuba hafi, nkamukunda urukundo rwose nakunze Ali. Ngomba kwakira ukuri kw'ijambo, ntago nigeze nkundwa. Ikibazo birangora kubyumva, ariko I have to accept it, but I don't know how I can do it. Even I don't have that power. Mana, challenge ndi guhura nazo niziki koko? Ese Mana kuki uri kungerageza? Mana, ese waba uri kunsiga? Ese Mana waba wantaye? Ko nzi kutajya kure yabo waremye, nibyo ntago nzi gusenga. Sindi n'igitangaza, sindi n'ukomeye, sinanarenze, nta bidasanzwe nzi, ariko why? Rina akiri aho ngaho, agahinda ari kose, imvura yabaye yose, ajya kumva hari umutwikiriye, yahindukira akabona n'umukozi. Umukozi aramubwira ati mabuja, maze umwanya munini ndi kukureba, maze umwanya munini ndi kukumva, mukuri amagambo yose uvuze
atumye nanjye ndira. Ariko basi ngwino uryamaho ndara, njyewe ndi bwicare. Renatoya, nta kibazo, humura, meze neza, ndaza kumera neza. Umukozi ati mabuja, bwa mbere uza muri uru rugo narakurebye mbona uri umwana mwiza, nashatse aho nahera nkubwira ntugendere kure boss, kuko siwe mukobwa wa mbere wari uje muri uru rugo. Ariko kubera ukuntu wakundanaga na boss, ntabwo nigeze mbona umwanya wo kukwisanzuraho. Byarambabazaga cyane kubona umwana w'umukobwa mwiza nkawe ugifite indangagaciro, uzi kwiyubaha no kwihesha agaciro, bitandukanye n'abazaga hano bakanywa amayoga, yewe banasinze. N'ubwa mbere nari mbonye boss ateretse umukobwa wiyubashye. Numvaga harazahinduka ku bwawe, ariko umenya hari naribeshyaga. Byose boss agukorera birambabaza pe, mba numva mfite ubushobozi nagukura hano nkakujyana. Ntago ndi kugutera agahinda, nango ngo nkumvishe ko wagize amahitamo mabi, ariko boss ntago ari umugabo mwiza ukubereye. Mabuja ukwiye ibirenze, wari ukwiye umusore utandukanye na boss. Iyo nza kuba mfite amafaranga nk'ayo boss afite, ntago nari kuzuyaza, nari kukwitwarira, nangwa se nari kuzakwitwarira. Renati, ibyo byihorere, ubwo nyine ni umusaraba wanjye, ngomba kubyihanganira. Ndetse mabuja, urabona uzabyarira muri izi nduru koko? Washatse ahantu wigira ukaba uhunze boss. Mabuja, ari ni kuriya ateye, nta mutima namagira. Ubwo nyine ni kuriya, niba yakwiyeretse akaba atakikwitaho, nta munsi n'uyu n'umwe azigera yongera kukugorera umutima. Erega ntago ari wowe wa mbere, hari n'undi mukobwa wamukundaga ndetse wari waramusariye, noneho we boss yajyaga namukubita, ariko umukobwa akagomeza kwihangana. Ariko ageze aho ararekura. Ahari wenda wowe impamvu bikugoye nuko umutwitiye, ariko mabuja, inama nakugira nimwe. Ibyiza nuko wagenda ukiyitaho, ukita no kuri uwo mwana wawe utwite, boss ukamureka. Icyambere boss ni umusitari, izina afite ryonyine ahari niryo rituma amera gutya, kandi afite buri kimwe. Ibirenze kuri ibyo, abakobwa baramwishakira, baza kumwirebera. Ntekereza ko nta na rimwe azigera guha agaciro, kandi n'ubundi bishashi bihora imbere ye, ntago azigera abona ko uri uw'umumaro. Yabibona atese, yabimenya atese, kandi n'ubundi bishashi bihora mu maso ye. Gusa nkunda ko utari igihumura, uri umwari utuje, wararezwe. Renati, si ibyo bimbariye iki? Bimbujije kuruha se? Bimbujije kuba igicibwa? Ubu se ubu ndaye hanze nakoze iki? Niki nakosheje? Undi ati yewe ngwino uryame. Renati, ahubwo icyo kwifubika, umena agatebe nicare hano hanze. Undi ati oya, imvura iracyari nyinshi, basi nabura ngwino.
imvura ibanza ikendereho gake. Rina ahera ko yinjira aho umukozi aba akaba yugamye imvura iragwa ikageza mu gatondo. Arabyuka mu gitondo yareba hanze akabona ntari kubona Rina. Mujinya mwinshi n'uburakari ahera akamuhamagara. Mu kumuhamagara asohoka hamwe umukozi arara. Arakimubona ahera akarakara akamukubita urushyi. Rina ati se kandi umuhoye iki mugabo mwiza? Arati waraye uvuye he? Wararanye n'umukozi? Unsimbuje umukozi? Mwararanye? Rina ati ngaho nyumvira, nibyo wakabaye umbaza muri iki gitondo koko? Wansohoye? Ubizi neza ko nta handi hantu mfite ho kujya? Ubizi neza ko nta n'icyo kwifubika mfite? Uko wakansanze mu nzu niko wansohoye, none uri kumbaza ngo naraye koko? Ari nuko wakabaye umbaza. Urabona mfite imbaraga zo kuryamana n'umukozi? Urabona ubwo bwenge mbufite koko? Ese ari niki nagukoreye koko? Nagucumuyeho iki kidasanzwe? Basi niba ejo narakubwiye nabi nangwa nari ngiye gukora ikintu kitakunejeje, nagaruka wakabaye umpana. Nose niba narakosheje nuko wakabaye unkosora. Basi byuko wazanye Maya muri uru rugo byo ntago mbyitayeho. Basi twanabirenga, ariko reka tubane mu mahoro. Ari maze kunanirwa pe. Ibaze ko ngiye no gusara, numva ngiye kwiruka. Ari ndi kwibaza, basi wigeze unkunda? Iki kibazo so bwa mbere nyikubajije. Ese urandeba ukabona niyandarika? Uburyo utekereza ko nararanye n'umukozi? Basi reka nemere ko nararanye nawe, sibyo ushaka kumva? Hanyuma wowe wararanye nande? Ntago wararanye na Maya. Byongeye mu cyumba cyanjye ku buriri bwanjye, urangije uranansoza ndaza hanze. Maya ahera agasohoka akambwira ati madame, ibyo ubona ni bikeya biracyaza. Narakubwiye ngo ibi bintu bivemo, wanze kumva. So hamwe duhangane. Rina ati Maya, basi mbwira ikintu ushaka ngikore, ariko mbona amahoro. Sibyo basi, icyo ari cyo cyose ndagikora. Nukuri nimumbwira icyo mushaka ko nkora, ariko mbona amahoro. Arahera ko afata akaboko ka Rina akamujyana ku ruhande, akamubwira ati Rina, nahuye n'abakobwa benshi beza, b'inzobe nziza, b'ibikara byiza, abagufi, abarebare, abananutse, ababyibushye, mbese ingeri zose ndazizi. Abo bose narabakunze kandi nabo barankunze. Rero wowe ntabwo uri igitangaza, uzi agaciro ufite mu buzima bwanjye nuko ntwitiye. Iyo uza kuba utantwitiye ntabwo wakabaye uri hano. Rero ihanganire icyo kintu, wicare wakire ko nyine ndi umugabo waguteye inda, ariko ntabwo ndi igikinisho cyawe n'igikoresho cyawe. Njye ari nkora icyo nshaka, njye icyo nshaka nkanywa icyo nshaka, mwataha igihe nshakiye, ngenda mu modoka nshaka, mvugana n'umukobwa nshaka. Ndagusaba ngo uturishe umutima wawe kandi wumva utuje, ushitse umutima mu nda. Wambajije ngo nigeze ngukunda? Yego naragukunze ndetse cyane pe.
ariko nyine nanjye ntago nzi uko byahindutse. Rimwe mba numva ngushaka ariko ubundi nkumva singushaka, rimwe mba numva ngukunda ariko ubundi nkumva singukunda. Ariko kuko uri umugore wanjye ukaba untwitiye, ibyo nzakomeza kubikubahira, ariko ntago nshaka kungenzura ibintu, ntago bikureba. Ikindi ugomba kumenya, mfite abakobwa benshi bazajya baza kunsura hano, ntuzigere ukupfura. Rinati se uri seriye, urakomeje, uri kunyinisha? Ara turashaka ko njya kubikora mu bwihisho se? Njye nawe ni ahantu twasezeranye. Reka rero tubane muri iyi nzu tuziranye. Rinati none tuzabana muri iyi nzu nk'igiki koko? Nzaba ndi mushiki wawe, nzaba ndi umugore wawe, nzaba ndi igiki koko? Unda tuzaba uri mama w'umwana wanjye, kandi pe ibyo ndabigukundira ndanabikubahira. Rinati wambabariye koko, waretse tukubaka, waretse gusenya urugo rwawe. Ndatari ko se wa mugore we, ko naguhaye buri kimwe mu byo naguhaye, ko ngewe ntarimo uranshaka hiki? Rina ntago nabishobora, ntago nashobora kuba umugabo w'umugore umwe, ntago nashobora kubaho ntajya mu bandi bakobwa. Ndi umusitari, mfite amafaranga. Rina, hari abagabo badakunda kubwiza abagore babo ukuri, ariko reka nkubwize ukuri mugore mwiza, njyewe ntago nshaka kukwishushanyaho, ntago nshaka kumfata nkaho ndi mwiza kandi n'ubundi ndi mubi. Aho kugira ngo njye hariya, njye ntaha nkubwira ngo be, nkubwira ko ngukunda, kandi mvuye muri ayo mabi, reka njye mbikorera mu maso yawe ubibone. Nta mpamvu yo kujya nihisha. Ese ubundi kuki nihisha? N'ubundi kububa abonwa n'uhagaze. Rina, abagabo bake cyane nibo bashobora gushira amanga bakabwiza ukuri abagore babo. Uzi ko sa twakoze rya mbere mu buzima, twarakundanye, ariko njye ntago nigeze mbona hazaza hanjye nawe. Ahari wenda nari kuzabitekerezaho, ariko twarihuse, njye nawe twari tumaranye igihe gitoya. Rero kukwakira nk'umugore wanjye, kukwakira nk'umugore w'ahazaza hanjye, mama w'abana banjye, biragoye. Nahuye n'abakobwa benshi pe, beza, banansabaga ko tubana, ariko nkabona ntago ndi kwibona ngo mbona hazaza hanjye ndi kumwe nabo. Ikosa rya mbere twakoze niryo kubana ngo nuko naguteye inda. Narakwinginze ngo tugikuremo, urabyanga. Rinati none se waba uri kumima? Yaba ariyo mpamvu igutera gukora ibi? Yaba ariyo mpamvu mpemukira? Ese byose ubikora uri kugira ngo nyereke ko nakoze ikosa ryo kwanga gukuramo inda? Aratoya, byari amahitamo yawe, ariko niyo ubyemera twari kuyikuramo. Rero hama hamwe, njyewe ndacyakeneye kuryoshya, ndacyumva ngishaka kuba ndi kumwe n'abana bato, ndacyumva ngishaka kuba nicaye ngaragiwe n'abakobwa. Ndumva ntari tayari kwitwa umugabo, nta nubwo ndi tayari kwitwa papa, ariko kubera gufunga umutwe kwawe ngiye kuzitwa papa, ndetse ubu nitwa umugabo. Ariko nta muntu ubizi uretse njye nawe, wenda n'abantu bacu ba hafi. Rina, basi reka ngusezeranye,
Imana nimfasha iri sezerano nzaryubahiriza. Reka ari mbanze nkora ibyo nshaka, ngende mu modoka nziza, nkundane n'abakobwa beza, nkora icyo nshaka cyose, numva uburyo ubuzima buryoha. Erega mfite buri kimwe. Ahari ni numva mbihaze, nkumva mbirambiwe, nizere ko nzagaruka nsanga ugihari kandi ukintegereje. Ntizere ko utazigera urambirwa kuntegereza. Ibi mbikumenyesheje hakiri kare, ariko ntabwo nkubwiye ngo njye nawe dutandukane. Tuzabana muri uru rugo, byitwa ko uri umugore wanjye, ariko nkora icyo nshaka. Ikintu ugomba kwirinda ni kimwe, ni ukungenzura mugore mwiza. Renati basi reka ngusaba ikintu kimwe, wanyemerera tukajya mu rugo, basi mu rugo bakakumenya. Harati ibyo gusa nta kibazo, tuzagenda pe. Ariko iwanyu nta conditions nshaka ko banshyiraho. Ikindi cya kabiri, narakubwiye niba n'umurenge ushaka tuzagenda dusezerane, nta kibazo. Ariko ntago wemerewe kunkontorora, ntago wemerewe kuntwara uko ushatse. Isezerano nibyo risobanuye buri kimwe, ariko iyo risenywe mbabarira nta kintu bisobanuye. Njye rero mbikubwiye hakiri kare, ahubwo n'umurenge urawushaka, tuzajye gusezerana njye nawe nk'umugore n'umugabo. Renati oya ari, ntago nasezerana nawe utankunda. Araterega suko nagukunda, ariko nyine ntago nagukunda wenyine. Urukundo rwanjye ngomba kurubasaranganya. Akunda uyu, nkakunda uriya, nkakunda na Maya n'abandi bakobwa benshi beza. Abakobwa bo muri iyi town bose n'abanjye. Renati hanyuma njyewe nkabiki? Harati hanyuma nyine ukaba umugore wanjye. Wowe uri umugore wanjye kandi tuzasezerana. Rina ndabibona mu maso yawe ko nkunda, uzakomeza unkunde. Ahari wenda igihe kimwe uzansindira unyegukane burundu. Renati nagiye mfite, cyo kuba nakwita kuri ibyo byose. Ahari naribeshye, ariko ngomba gukomera. Ibi byose nkabyihanganira, kubera ko byose ni amakosa yanjye. Ni amakosa yanjye kuba narakwizeye. Ikosa rya mbere nakoze nuko nagukunze. Ikosa rya kabiri nakoze sinigeze ntekereza kabiri. Irindi kosa nakoze narenze ku mpanuro za mama. Irindi kosa nakoze ni iryo kuyoborwa n'amarangamutima ndetse n'urukundo. Nari nzi ko ahari nindyamana nawe aribwo urukundo ruziyongera, ariko ahari nibwo rwagabanutse. Aratirina, reka ngire icyo nkwibwirira. Hari ikintu abakobwa mujya mwibeshya cyane. Iyo ndyamanye nawe, ejo nkaryamana n'undi, byose aba ari ibintu bisanzwe. Ntuzibeshye rero ngo kuko naryamanye nawe nibwo uzagira agaciro karenze imbere yanjye. Ahubwo kuko namenyereye guhura n'abandi bantu benshi, mba mbona ari bisanzwe. Mu gihe ku ruhande rwanyu nk'abakobwa mwe mubifata nk'ibidasanzwe, ariko kuri twe akenshi tubifata nk'ibisanzwe. Niho hantu honyine mutajya mumenyera. Ahantu mudafite ukumenya niho haziritse ipfundo ry'umubabaro wanyu. Ntago ndi mu buzima bwawe kugira ngo nkubabaze, ariko iyo wemera iyo nzira tukayikuramo, ntago wakabaye uri kunyura muri ubu buribwe. Ahari njye nawe tuba tunameranye neza, tuba tukinakundana nk'ukunda nk'uko nagukundaga. Renati none se ntago ukinkunda? Byose ni ukubera ko ntwite? Ese byose ni ukubera ko nanze gukuramo inda? Ese waba uri kumpana? Ese waba uri kumpima?
ni igihano se kuki uri kubikora Ale? Ese kuki uri kungaragura bigeze aha? Inkuru yacu reka tuyisubikire aha ngaha. Ese ubundi ibi byose Ale arabiterwa n'iki? Ese ubundi iyi myitwarire ya Ale ni iki ishaka kwereka Lina? Ese ubundi mbibarize, buri musore wese uguteye inda ni ngombwa ko mubana? Ese umuntu wese muryamanye burya ko kaba gukunda nangwa ntago abagukunda? Bakobwa mwibaze kandi mutekereze kabiri. Ese ntibarize mwa basore mwe, iyo uri guhemuka nabura uraryama ugasinzira, ese uba wumva umutima utagucira urubanza? Ese ubundi abasore bameze nka Ale twabita iki? Mba mbuze n'icyo nababaza muri kano kanya, kuko ibyo kubabaza ni byinshi ariko mba mbuze icyo mperaho. Gusa n'ubundi inkuru yacu iracyakomeje. Inkuru yitwa Warahemutse. Njye nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.